Sheri uri nzanira ibyo bikoresho ngiye mu kazi ndi kwihuta Sheri gato ndaje gira vuba ndi kwihuta ngiye mu kazi dore ngishije ni sawa yo gufotora mu bita kamari ubona yindi kunyaruka usirimo umuriro ra ireba neza none se Sheri uragenda mu kazi utadasiga amafaranga yo guhaha Come on, baby, sinjya guha amafaranga buri munsi. Ese Sheri reka nkubaze. 5,000. Ibihumbi 5 wampaye kwa mbere ndacyabifite koko. Ndacyabifite kuri uyu munsi w'amafaranga. N'amafaranga 5 wowe uba uwanje wabihahisha. Ihangane ngiye mu kazi ndazana amafaranga. Wajya umbabarira. Ihangane ndakuzana. Wajya umbabarira reka nkubaze. Abana uzi uko turi bubagaburira. Ningera nditanga. Nkiyubwiye nta kintu size. Nta kintu size uzi uko ndi bugaburira abana. Turi buze kubona ihangane kandi ugerageze. Ihangane. Shira amafaranga ndayazana ihangane pe. Ese ubusheri uranagiye ko kuzi uko ndagaburira abana bawe. Koko wa mugabo we ntunaniye. Mana kuko ibintu nzabigirana. Umugabo nsaba amafaranga yo guha abana nzabagaburira iki koko. Ako ni jewe ufite abapangayi koko. Ubungubu umupangayi yifata amara meza arenga 3 atanyishyura. Ubungubu azi ko twafatanyije kubaka iyi nzu koko. Kanzi. Sheri bite amakuru umva twaraburanye Shara ariko kumbuye ndetse akanguma amakara ya 2 Makara ya 2 ariko Sheri zari biri kugenda ntari bimeze neza ntabwo nari guherutse imera Shara ariko ntumpende ntabwo ndi guhenda umukiriya se wamuhenda Ona gafuka nazanye sura ntiza Sheri ntari dore ni hano dupanga wanyongeza si wanyongeza akomenya amakara yaranzenze Umukageze kuri 40 Noniza gafuka Sheri nshyiriremo Akabonye ko ari kabyiza umva ni meza cyane pe ni meza akira Sheri Sheri wagiye kunyishyura Sheri sorry nibagiye kukubwira ko ntarakwishyura cyapasi ntabwo nakubwiye ko nzaguhesha
Usiko muri mushishira batanyishiye naratwa amakara ya bitatu niya yawe. isuzi ko atabimbwiye Nese ko atabikubwiye. Ntabwo byakunda rero ko nyaguye. basi mbabarira Ntabwo byakunda ese abana banjye bagiye kuburara ntabwo bindeho cyangwa umuhamagara. ese wambaye ibikoresho byawe Ntabwo byakunda nakwita nzi ko amafaranga yaguhaye ntabwo byavamo urayansubiza urayawe. yesu Ntabwo byakunda ko urayajyanye none ko nanjye naje gucuruza. Nuko bimeze uramuhamagara nyishyure. Ubwo nyine ndayasubira rero nabigenza ute nta kundi. Abagore bo muri iyi minsi ariko basigaye birata umugore mwiza kuriya sherewe ubushure namuhaye amakara ntiyanyishyura none aragarutse ngo mpa amakara nta n'isoni umva kubabona mu myenda gusa bagenda yisikiwe ntazongera no kungaruka mu maso zabanza ampereze nayo yarandimo nta n'isoni. mana yanjye so none abana banjye bararamuka kuko aya masasa hari nako ko umugabo atarataha si ubu byagira kuko aricara atuje azi yuko nta n'ibyo kurya asigaye abana. Mana yanjye kuko wagize icyo ukora mu rugo rwanjye ukagera no ku mugabo wanjye ko yananiwe ni ukuri Mana ugira icyo ukora ndi kumva byandambiwe yesu we Mana yanjye noneho Mana yanjye ubuzima ndaburambiwe ahubwo Mana iri joro nataha arigenge ntabwo turakiza uyu si uko manzera Mana kanze ndebe ndadeni wowe yesu ko wabaye gutyo kuri kugenda urwagwa yesu we ubona utaranduranye ntabwo ndambiranye usigaye uteze sema kubera ubusinzi bwawe yesu we n'ibyo baze nk'iyo bakubona ariko iyo bakubona ntabwo uzi uko bose oya nta kibazo zahagaze n'ibiryo nireza n'ibiryo ngenye ndi kumva nanishora wiki n'ibiryo ngerashora ibiryo n'ibiryo ngerashora ibiryo wa mugabo iyo utanze iposho ku wanjye tukaba tugeze ku wa gatanu ugatanga iposho ry'ibihumbi 5 ubu uzi ngo ayo mafaranga aracyahari 5,000 wenge ako amafaranga uzi ngo aya mafaranga aba agihari yose uba wayamaze cyangwa imba nayamaze wabigura 5,000 wajya guhahamo wabirya na rimwe naho ibintu byageze ko kushirira naho ibintu byageze amafaranga ariko iyo wirebye ubona ugifite titre yo kwitwa papa cyangwa ukaba umugabo none nta umugabo ndiki urarambiranye njyewe ngezaha abana banjye babwiriwe baburaye nagiye gufata amadeni barayanyima nayo nafashe ntiwayishe wabonye amafaranga ukambesha ngo wongere kwishyura amafaranga buri munsi ariko amafaranga uza aho ugeze aho ugeze urandambiye nawe ubwanjye ntuzi icyo njyewe ngiye gufata ibyanjye nigendere kuko nta mugabo ukikurimo njye n'abana aho bigeze ngenda kurambiye ndigendeye urashaka iki karibu injirasha gutesha abantu umutwe gusa nisigiye mbabwira nabi reka mwese bamubwira nabi umugore ndataha ibibazo ahubwo si ubutahe wajya uguma mu ndayo burimo n'akabari kawe mwiriwe neza murabona ahantu amatariki ageze rero ukuntu ibintu bimeze amatariki yo kuvuga amatariki y'iki ejo narakwishyuye waranyishyuye wa mugabo ushaka iki umva nkubwire wa mugabo we umaze amezi 3 utanyishyura inzu none ngo waranyishyuje ubundi umva wa mugore wowe n'umugabo wawe njyewe ikintu kiriho none se ranze ejo bundi kuri ebyiri ko yambwiye ngo yayaguhaye ebyiri zahe uyu mugabo amezi arenga muri 3 atari amezi amafaranga none muzi ko inzu yanjye amafaranga wambwiye ngo ugiye guha landlord wayashize ibintu murimo ntabwo mubizi mwe muri no kunyinira filime sha jewe wa mugabo wamaye amafaranga ajyana wowe n'umugore wa filime muri kunyiniramo iyi nzu nayubatse amafaranga nawe nkihereye amafaranga ndamubwira ngo yagwe kuko nta mugore wishyura ndamubwira yashera ubwo yahise ajyana muri bwa umva rero abujyana mu nzu mbagira inama oya ariko reka mubwire uyu mugabo aragusakuza mbabwire iyi nzu nayubatse ntabwo wamfashe nta tafari washyizeho umufundi cyangwa umuyede uzi kugira umuntu apange itafari ashyireho
umva Randro ubundi ibintu byose nibishire ngiye kwisokera n'abana banjye nawe mufata umusore kuko nta muntu kimurimo umugore we uko twumvikane njye nagira umuntu ndongora mu bwonko ikintu kiriho mushobora kumvira mu nzu hato cyangwa se nuza n'uwagira nzu wenyine wacecetse uragira amafuti nurangiza ugire kubwira abantu b'abandi nabi wa mugabo njyewe urukumva nande sano ufite kubwizo mpamvu hejuru y'amafuti urukumva ikintu kiriho umva umugore ariko nabo bagore ujya mumenya baravuga oya umva umugore we umva mubwira ariko wenda nakugirira impuhwe ariko reka twumvikane njyewe ntabwo ibi bintu byavamo rwose mu byubahiro byanyu ni ababyeyi mwe ikiza ngenda shaka inzu yanjye sinzi uko murabigenza murabizi njye ntabwo nakwihangana amezi yose n'iminsi batanga ya piriva ya 15 ntabwo mwarayirengeje ntacyo mwarenzaho ikiza nanjye ibibazo byenda kunyica papa wanjye abana banjye bamaze iminsi 2 batarya Randro ndagiye nawe nushaka umwirukane kuko uyu nta mugabo umurimo genda uzaga kubana